Uyu mwana muri kureba kuri screen yanyu arimo ararira, uyu nguyu yari asanzwe ari umubyeyi ufite umwana w'amezi atandatu, ariko yaje gutungurwa ubwo yari amuhetse, hanyuma yamara kumwororotsa agasanga umwana yamaze gushiramo umwuka. Iyo niyo nkuru rero y'akababaro ngiye kubagezaho muri aka kanya, ndagira ngo n'ubundi muntize ya minota yanyu mukunze kuntega amatwi, hanyuma kugira ngo tugaruke kuri ino nkuru y'akababaro, reka mbibutse ko ari njye Kizo n'ubundi tugiye kubana muri iki kiganiro. Ibi byabereye mu ntara y'Iburasirazuba, ni mu karere ka Ngoma, ni mu murenge wa Sake, ni mu kagari ka Gafunzo, aho ni mu mudugudu w'Isovu. Uwo mukobwa bita Byukusenge Aline, uyu nguyu akaba ari umwana w'umukobwa wabyaye abyarira iwabo, abyara umwana w'umuhungu ariko amubyara atujuje igihe cyo kuvukira nk'uko bisanzwe. Tuzi neza ko ubundi umwana avukira amezi 9, ariko byaje gutungurana ubwo uyu mwana we yavukiye amezi 6, ndetse biba ngombwa ko abaganga bakomeza kumwitaho mu bitaro bya Kibungo. Hanyuma umwana biza kuba ngombwa ko bamusezerera. Umwana yakomeje kugenda yiyongera, biza kugeraho agira ibiro 5 ndetse n'amagarama hafi 600, ariko ababyeyi b'uyu mwana, haba nyirakuru ndetse na sekuru ndetse n'uyu mama we umubyara ari we bita Byukusenge Aline, baje gutungurwa nuko umwana wari ufite ibiro 5 birenga yaje kugenda ashonga, biba ngombwa ko umwana asigarana hafi ikiro kimwe. Byabaye ngombwa rero ko umwana bamusubiza kwa muganga, ariko abaganga bakomeza kugenda n'ubundi bamubwira ko ikibazo batari kukibona, ndetse ko yarakwiye kuba yajya ku bitaro bikuru kugira ngo barebe umwana ikibazo yaba afite. Icyabayeho rero, uyu mama we umubyara bita Byukusenge Aline yakomeje kugenda yirukanka mu bitaro bigiye bitandukanye, ariko bakomeza kugenda n'ubundi babura ikibazo. Icyabayeho rero, mu ijoro ryakeye haje gutungurana ubwo uyu mwana nyina wari umuhetse yamukuraga mu mugongo agasanga umwana yamaze kuba yashiramo umwuka. Ati byagenze gute rero? Nkuko nari mbikubwiye rero, muri uno mudugudu w'Isovu habayeho n'ubundi inkuru y'akababaro ubwo umusaza utari urwaye haje kumvikana inkuru ko nawe yashizemo umwuka. Biba ngombwa ko bajya kumushyingura, hanyuma rero bagiye kumushyingura nibwo uyu Byukusenge Aline nawe yavuze ati ngewe ntabwo ndi bujye gushyingura kubera ko umwana arwaye, ahubwo mwe mujye gushyingura, ngewe ndajya kwa muganga. Byabaye ngombwa ko uyu Byukusenge Aline afata uyu mwana we w'amezi 6, n'umwana w'umuhungu, amukubita mu mugongo, arangije amujyana mu bitaro bya Rukoma, amujyana kwa muganga. Mu kumugeza rero ku bitaro bya Rukoma, bashakishije ikibazo umwana yaba afite barakibura, yewe ntibamuha n'imiti imworohereza. Biba ngombwa ko bamubwira ati fata umwana umujyane n'ubundi aho yavukiye ku bitaro bya Kibungo. Uyu Byukusenge Aline yafashe umwana we arangije amushyira mu mugongo, biba ngombwa ko afata urugendo kugira ngo n'ubundi ajye kwitegura amwohereze cyangwa se amujyane ku bitaro bya Kibungo aho umwana yavukiye. Umwana cyangwa se uyu mama cyangwa se uyu Byukusenge Aline ubwo yari ari mu nzira, yahise atekereza ko agomba n'ubundi kunyura kuri botike kugira ngo abanze ajye kugura ifu y'igikoma, ajye kumutekera igikoma, hanyuma abone kuza kujya n'ubundi kwa muganga yamaze kumuhereza igikoma. Bageze mu nzira rero, umwana byabaye ngombwa ko arira, hanyuma uyu Byukusenge Aline amukura mu mugongo kugira ngo amuhe ibere, ariko arebye umwana abona asa nkaho n'ubundi ari kugenda agarura ka morale cyangwa se afite utubaraga dukeya ariko akihumeka. Byabaye ngombwa ko yicara mu muhanda amuhereza ibere, amaze kumuhereza ibere arongera aramuheka n'ubundi afata inzira kugira ngo ajye kuri botike agure ifu y'igikoma. Ageze mu nzira yahuye na mama we umubyara, ubwo ndavuga nyirakuru w'uyu mwana witabye Imana, bahura we avuye gushyingura. Icyabayeho rero, uyu nyirakuru w'uyu mwana we yavuye gushyingura, biba ngombwa ko atekereza guca n'ubundi mu nzira igana ku bitaro bya Rukoma kugira ngo ajye kureba umwuzukuru we uko yaba amerewe.
yahuye na nyina w'umwana amuhetse agiye guca kuri botike kugira ngo amugurire ifu y'igikoma abanza amuhereze ku gikoma abone kujya ku bitaro bya Kibungo. Hanyuma rero nibwo yahuye na nyirakuru aje kumureba, biba ngombwa ko amubwira ati ese umwana bamuvuye. Hanyuma undi aravuga ati banyohereje ku bitaro bya Kibungo ariko ngiye kubanza guca mu rugo kugira ngo mbone uko nitegura. Icyabayeho rero uyu nyirakuru yaramubwiye ati zana ndebe uko amerewe. Biba ngombwa ko uyu Byukusenge ajishura umwana mu mugongo. Mu kumujishura rero akimuhereza nyirakuru yasanze umwana yamaze gushiramo umwuka yakonje. Arangije amubwira ati se kumpaye umurambo washakaga kugera kuki? Uyu Byukusenge waherukaga ahetse umwana ari muzima maze kumwonsa yahise agwa mu kantu yibaza ibimubayeho, ukuntu yaba ahetse umwana ari muzima hanyuma akongera kumwururutsa umwana yapfuye. Uyu nyirakuru ndetse na Byukusenge Aline baguye mu kantu, biba ngombwa ko umwana bamwirukankana bamujyana mu rugo kugira ngo bitegure bamugeze kwa muganga. Ariko n'ubundi ubwo bageze mu rugo abaturanyi ndetse na sekuru baramubwiye ati umwana yamaze kuba yashiramo umwuka. Byabaye ngombwa rero ko abari bavuye gushyingura umusaza wari umaze iminsi mike yitabye Imana, byabaye ngombwa ko n'ubundi nabo bakomereza muri uru rugo kugira ngo n'ubundi bafashe uyu muryango nawe wari umaze kuba wabura uyu mwana w'amezi 6 wari upfuye mu gihe gitoya. Uyu mwana rero wavutse afite amezi 6, bikavugwa ko n'ubundi ngo ubwo yari ari kwitabwaho n'abaganga ariko ngo byagaragara ko ari kwiyongera ibiro ku buryo budasanzwe, ndetse yewe mu gihe gito cyane biza kugaragara ko nanone ari kugenda ashonga babireba. Bikavugwa ko ngo uyu mwana mu by'ukuri ngo n'ubundi atari uwo kuzabaho kubera ko yakomeje kugenda agaragaza ibimenyetso bigaragaza ko uwo mwana afite ubuzima n'ubundi busa nkaho butagenda neza. Ubu tuvugana rero umuryango w'uyu mwana cyangwa se haba uyu nyirakuru na sekuru ndetse n'uyu mama we bita Byukusenge Aline bakaba barimo baratabaza inshuti n'abavandimwe uwo ari we wese wafite ubushobozi bwo kuba yabafasha bagashyingura uyu mwana mu cyubahiro, kubera ko ari ibintu bibagwiririye ndetse yewe bakaba nta n'ubushobozi bafite bwo kuba bamushyingura. Akaba ariyo mpamvu rero batanze nimero ku muntu wese wakifuza gucishaho inkunga cyangwa se wakifuza kubafata mu mugongo ko yabacishaho ubwo butumwa kuri nimero yabo batanze. Akaba ariyo mpamvu twifuje kuyishyira hano mu kiganiro kugira ngo umuntu uwo ari we wese wafatwa n'amarangamutima akaba yatekereza kugira icyo akora ko yacisha inkunga ye cyangwa se ubufasha bwe akabucisha kuri iyi nimero ndi bubashyire hano kuri screen yanyu. Uyu mwana rero akaba yararwaye amezi 2 yonyine nyuma y'uko nyine kwa muganga bamusezereye. Byabaye ngombwa ko atangira kugenda ashonga cyangwa se ashiramo ibiro mu gihe kingana n'amezi 2 gusa. Ubu tuvugana rero akaba yamaze kwitaba Imana agapfira mu mugongo wa nyina ubwo yaramujyanye amuvanye kwa muganga ndetse amwohereje ku bitaro bikuru bya Kibungo. Ndagira ngo munyemerere hano nshyira akadomo hanyuma tuze kongera no guhurira n'ubundi mu zindi nkuru zikurikira. Reka mbashimire cyane mwe mwafashe aka kanya, hanyuma kandi niba utarakanze subscribe igihe ni iki kugira ngo ukandeho mu gihe ubona ko biri ngombwa, ndetse kandi unandike igitekerezo cyawe uko ubyumva. Ndabashimiye cyane, inkuru zacu nakagaruka. Hasta la vista. 079 35 29 35 8 Nyirashumbusha.